hari umwana umusore atunzwe no kwiba, hanyuma sekuru aramwitegereza. Sekuru agiye gupfa aramuhamagara, aramubwira ati wa mwana we, mu byo wiba uziyibire ariko ntuzigere wiba umugore wundi. Umusaza amaze gupfa, umuhungu akomeza kwiba, arangije ajya kwiba ibwami. Agiye kwiba ibwami, ajya mu nzu y'umwamikazi wagizwe igicibwa. Ni nk'inzu bamwubakiye y'indushyi y'uburushyi cyangwa se y'ingunge kuko atabyaraga. Umwami yamugenze runono, hanyuma agenda, umwamikazi yari aryamye, abona umujura. Umwamikazi ati rero wa mujura we, nta kababariro ibyishimo abandi bagore babona buri joro, ngewe wapi. Ati rero kugira ngo ntagutanga ngo bakwice mpaka, ati rwose nibura unyibutse ku byishimo by'umugore. Ariko se ari impanuro za sogokuru, ari no kuryamana n'umwamikazi, ari no kwicwa n'umwami, ndahitamo iki? Arapfukama ati, umwami arahindukira areba wa mugore nyirantabwa yataye kubera ko atabyara, yumva ibyo yabwiye umujura. Ati umugore wanjye asigaye agezaho kwinginga abajura ngo bamuhe ibyishimo. Umwamikazi agarura y'amagambo imbere y'umwami ati, uyu mujura waje kwiba, ariko namusaba ibyishimo akampfukamira anyita nyina, n'ubundi nagiye niwe muntu wa mbere unyise mama, ati mungororere ko aba umwana wanjye. Umukozi wo mu rugo ukomoka mu Gasarenda, ubwo ni mu murenge wa Tarengera ngo muri Nyamagabe, umwana ugiye kumara ibyumweru 2 mu nzu mu buriri abwirwa nabi, atarya, azira iki? Bamukoresheje amezi 5 batamuhemba. Umwana ageze ahantu abwira nyirabuja ngo gura serikeye unjyanira usororo, aho kugira ngo unyohereze iwacu ntajyanye amafaranga yanjye. Leta nufata tike mu mafaranga naguhaye ugatega ukagenda, ariko wo wazana wese hano postal namubwiza ukuri kwanjye, ntabwo namubwiza ukuri kwawe, kandi ibyo namubwira byose byagutsinda, kugira ngo ureke abantu bose baguze baraguhemutse bashukamo iki se mwereke message nyandiki aho kugira ngo usige amafaranga yanjye muzategura imfa yo kwishyuramo, ntabwo nasiga amafaranga. Ndakubwiye ngo mwereke message wumviye mu wowe wazifanditse byose bimaze anamba kuri nimero yawe bakubaza impamvu nimba hari ikibazo dufitanye ku buryo utama amafaranga. Ntanyo kufite ibyo yagiye kukwandikira rero ntabwo ari njye mubigenga bikwandikira. Ntanyo kufite bakaba baraguhembye amafaranga yawe kugeza iwanyu, wagenda ukanicara bakaguhita cyo kuza. Barayamembye baje bambya ngo amafaranga ntiwemera kuyakoraho ngo uyagire ati nyine barayamembye, ariko ufite kuyakemura kuyamara sa nayanjye nayakoresheje uko nabishakaga, ndanayamara nkuko bimeze. Niba nta cyo kwicara we ntamushireho amafaranga yareke muri leta uko warega kose. Umuntu yemera kukwishyura akemera ko kuri mideni urarite, akemera n'itariki. Ikizima ni ukwemera itariki. Iyo tariki yagera unanaga bakwandikiye ngo nyuma y'amezi uzaje gufata amafaranga yawe watakajya kwitegereza. Nawe urabizi ko naho biba ko umuntu yakora akishyurwa nyuma y'amezi ariko aho cyo tegereza amazi 10 gushirireho, wice mu utegereze, uhamagare na hehe. Umuntu wese wazanye yaba ari umuyobozi, umuntu yemereye kwemera ideni ryawe akagwa n'itariki yo kuza gufatira amafaranga, fakuba yemera ko kuri mideni uri kumva nushaka yicara mwako gushirireho. Nasa hari umuntu batagira ideni ku isi. Nasa niyo umuntu wa mbere ukoreye abantu indese bafunga kugenda akavuga ngo bari muri mideni, ndaryemera nzakwishyura itariki izi niyo naguha nyuma y'umwaka. Leta iravuga ngo tegereza bakwishyura, ntacyo warenzaho. Ibyo rero kwigira n'ukwimba koza n'ubana uri urakora by'ubugogi. Nabyibora ariko nabyibora akoropeke.
ese wagabura umuntu ntacyo agufashije ubwo wamuvunikira ukabyuka mukora akazi kugira ngo azabyuka arye waba uri iwanyu kwa nyoko ntabwo wajya ukabikora se ni ibiki ibyo bibaho ibintu kugira n'inama kostarese mu gukoreye abantu ubu niyo wajya muri ribu nonaha mama Rukundo yemerewe kuguhereza umwaka wo kuba azakwishyura mu kwa 12 kundi mwaka kandi leta yavuga ngo ntawe utegereze bakwishyure ntabwo bazabagaho umuntu amafaranga nta n'igihano kibaho cyo gufunga umuntu mu rugo atakwishyuye nta nubwo kibaho ikintu yigeze gukoraho nta habe ubu wagenda ukicara byose kuko atabimbwiye iyo umuntu azi ko azagukoresha uko rero azi ko atazabona amafaranga arakubwira ati atazabona amafaranga kositara niba atabirota umuntu arabirota n'ubibona n'uyabona uzicara uhamagare uruhe ahubwo ikintu kizakubaho ni ugutuma umutwe musanzwe uzakubaho ni ugupfa mukaza mushyingura mukakwitanga yarenze aho ngaho nta muntu wakunize nta muntu wakozeho nta kintu leta bajya bayishinga abantu nta n'ikintu baza bashyize mu marukundo Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa ibiri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi bake opi Karegeya Omar Pano twongeye kubasuhuza twifuriza ishya n'ihirwe. Turi mu kwezi gushya, ukwezi kwa 7, habayemo amakonji menshi munsi. Nongera nifuriza abantu munsi mwiza wo kwibohora. Tumaze iminsi tudakora ku mpamvu nyinshi zinyuranye, inziza n'imbi, uburwayi, imfu, ubukwe n'ibindi byinshi, ariko mwarakoze kwihangana, mwatangiye kwishyuza, ariko nyine mujye mutugaya guhera ntimutsatugaye gutinda byo ni ibisanzwe, ariko ntabwo tuzahera. Niduhera muzatugaye, ubwo nicyo bishatse kuvuga. Tugiye kuvuga ku bibazo bijyanye n'umuryango, ariko mbere yaho habaye expo tuyisura igice kubera kutagira umwanya, tuyisura nta kamera, ariko abari baje ku exposa benshi twanyuzemo tugenda tuganira, tubona harimo amanuvote. Nababwiye ko nabonyemo umuntu afite amafu y'isambaza, agafu kitwa nkungahare. Nkungahare rwose ni imanza arakayura, ngira ngo nakayura Nyabihu, babandi aho biga ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ngira ngo agafu isoya, ifu ya soya ivanze n'iy'ibijumba by'umuhondo. Bana ntabwo se manza ariyo ruvu bakambwe bavuze. Ushyira mu mazi ashyushye direct ugahita unywa. Kari keza cyane, nubwo ko naguze kashize. Nari nabasabye ko bakabaye bagira ahantu ibikorwa byabo biri bihora, kuko UR ni ikigo gikomeye. Ibintu UR Kaminuza y'u Rwanda expoje muri Agrishow byinshi byakabaye bifite comptoir de vente hano ahantu hari accessible nko mu mujyi wa Kigali. Nuko ahanini bavugaga ko ari imishinga ngo y'abanyeshuri, ko icyo gihe nabonyeyo na spaghetti z'ibijumba by'umutuku, mbona niyo fu ya nkunga hari n'ibindi byakabaye. Rero ikiza nuko bapanga niyura hakagira ahantu byaba bigurirwa, niyo byaba igikondo naho ni muri kaminuza cyangwa muri ka Kigali Manza, nacyo Kigali, ariko bikaba hafi kuko ni ibintu byiza cyane. Ikiganiro cya Jerisi narishimye ko mwagikunze cyane, abantu bampa komande, abari ku Kibuye, abari Kamonyi, abari abororera Rweru,
abororera Bugesera, abororera Rukumberi, mwampaye komande ndende, ariko ikihari ntabwo inka zihari, ariko nibimenyekana ko muzikeneye bazavukisha izihagije. Abateza intanga nabo tubakonekite n'abagoronome babashe niba inka ubizi ko iri hafi kurinda, uvugane na goronome abafite intanga za Jerisi aho hafi. Biri na byiza ko noneho kuri Jerisi hariyo tekinoloji ituma utera intanga byanze bikunze ikabyara inyana. Yes, oya ntawe ushaka ikimasa inka kuko Jerisi ni inka y'umukamo, nta ikimasa se no. Kandi ndabiyexizo ko hari ikiganiro nakoreye mu murenge wa Ntarabana, ariko sorry kuko ntago kirajyaho, umuhungu wagifashe ntago arakimpa neza, ariko nzakizana kuko ho n'umworozi w'umudamu mu gihe Kayonza twari twasuye umworozi w'umugabo. Ubwo Jerisi ikindi nuko iki kiganiro kibageraho, twamamaza Agrisellers, bantu kumenyekanisha ubucuruzi bwabo biciye kuri internet, kandi dufite na company yitwa Easy ubundi yariho zari Easy Buy shop, ubu ngubu yagiye mu bya Easy Cleaning, mu masuku, koza amakaro, koza amatapi, bisi bijyanye n'isuku byose barabikora, no koza intebe zo mu nzu. Muri Agrishow hari undi mudamu narababaye cyane, niyo mpamvu nimyoje. Ku munsi wa mbere bahise bamwiba peya 7 z'inkweto, akorera Kimironko, nta nimero zifite. Ariko nari namubwiye ko abwira inzego niba bishyura, niba barishyuye stand bakishyura y'umutekano, ntibakagobye kuba bibwa. Umuntu yaraje amena mare atwara inkweto imiguru 7 igura 35, atwara n'imikandara 3, kandi n'umudamu aparama y'umurebye nawe ntago yishoboye cyane, nubwo akora agakataza. So rero nukumwihanganisha, abamuzi akora inkweto nziza pe, akora inkweto nziza, nuko inziza nyinshi bari bazitwaye icyo gihe. Ariko nanone n'umujura nawe kubera kwibana umutima muhanano yatwaye ipareke umudamu yatahanaga peya imwe, indi no yatahanaga urw'iburyo, urw'ibumoso bari rwasiga muri expo. Umujura rero araza nyine n'igihunga byose araterura. Uwo mudamu yari afite kuri buri nkweto yibwe, kuri peya yibwe asigaranyeho urukweto rumwe. Urumva ko niba rero n'uwo mujura niba uwo mujura nawe wamugira kuko n'uri ntacyo zizamumarira, yashakisha uyu mudamu, nta gisebo cyaba kirimo kugira ngo azitunge ntacyo zimumariye, akazisubiza uyu mudamu. Wenda uyu mudamu twanamubwira wenda akamuha nka 5 kuri buri rukweta garuye, kuko n'ubundi nawe ntazarwambara. Na makuru nakantu katashimishije cyane muri expo, n'abazorganiza bajye bamenya ingamba z'umutekano. Either niba hatarinzwe babwira abantu batana ibintu byabo, niba harinzwe ntiharindwe koko. Cyo ni ngombwa rwose. Mvuze umujura mbere uko ntangira ikiganiro, nibuka inkuru ya Dashimu ejo bundi y'umujura. So hari umwana umusore atunzwe no kwiba, hanyuma sekuru aramwitegereza. Sekuru agiye gupfa aramuhamagara, aramubwira ati wa mwana, mu byo wiba uziyibire, ariko ntuzigere wiba umugore wundi, umugore utari uwawe ntuzamwibe. Iyi nkuru ni shyashya pe. Sekuru akimara kumubwira gutyo ahita apfa. Ariko umwana nawe uwo mujura abifata nk'ihame, kwiba ariba, ariko akirinda ibyo sekuru yamubujije. No, ni ikijyanye n'amahame. Nuko ari urwo rugero rusa naho rupika ruryana mu maso no mu matwi, ariko icyo sekuru yamubujije cyabaye ihame kandi byaramukijije. Sekuru aramubwira ati vraiment kwiba jya wiyibira, ariko ibi ngibi ntuzigere ubyiba, uzabaho ubujura buzaguhira, ariko uzirinde kwiba umugore. Kwiba umugore nko kumwisengerera cyangwa se kugira, birumvikana abo mbwira ni bakuru. Umusaza amaze gupfa, umuhungu akomeza kwiba, arangije ajya kwiba ibwami.
agiye kwiba ibwami ajya mu nzu y'umwamikazi wagizwe igicibwa, ni nk'inzu bamwubakiye y'indushyi y'uburushyi cyangwa se y'ingunge kuko atabyaraga. Ariko mu kwinjira ko n'undi iyo nzu yari muri cour royale, umujura yinjira, abantu baramubonye babwira umwami bati dore umuntu ugiye kwinjira mu nzu y'umwamikazi. Umujura arinjiye, umwami yamugenze runono, hanyuma agenda, umwamikazi yari aryamye asinziriye. Umujura agezeyo abona ibikomo bya zahabu byinshi aho birunze, ashaka kwibamo kimwe, birahanuka biragwa birasakuza, umwamikazi aricura, abona umujura. Ariko ubwo n'umwami ari ku rugi, ni ukuvuga ngo umwamikazi yakangutse, umwami ari ku rugi, umujura ari mu nzu. Birangira umwamikazi aramubwira ati rero wa mujura we waruje kwiba, ngiye guhamagara umwami agutange bakwice. Umujura mu nzu, umwamikazi mu cyumba, umwami ku muryango arakurikirana ibiri kuberamo imbere. Umujura baramucakiye, ariko umwami ntiyinjiye mu nzu kubera ko yari inzu ya Nyirantabwa, kuko uwo bari baramuciye kuko atabyara. Umwamikazi ati rero wa mujura we ndagutanga bakwice cyangwa se gusaba ikintu kimwe. Uku ndeba maze imyaka myinshi hano, nta mugabo ngira, barantaye kubera ko ntabyara, simperuka bese habe namba, nta kintu meruka, nta kababariro ibyishimo abandi bagore babona buri joro, ngewe wapi. Ati rero kugira ngo ntagutanga ngo bakwice mpaka, ati rwose nibura unyibutse ku byishimo by'umugore. Umujura akubita ku mpanuro za sekuru, yibuka ko sekuru yamubujije kugirana urugwiro n'umugore utari uwe. Ati nubwo ari umwamikazi, umujura arareba se, umwamikazi nantanga umwami aranyica. Umwamikazi arashaka ko turyamana, nanjye mbarwe mu baryamanye n'umwamikazi. Ariko se ari impanuro za sogokuru, ari no kuryamana n'umwamikazi, ari no kwicwa n'umwami, ndahitamo iki? Nta handi somo naho riri, kuguma ku mahame. Abyibazaho umujura ati, arapfukama ati nyagasani, sogokuru yarambujije, sinshobora, ajya gupfa yambujije, yanyemereye kwiba, ariko ambuza icyitwa kubonana n'umugore utari uwanjye. Araho ati ubwo rero, umwamikazi ati ubwo rero niba bikunaniye, ngiye kumenyesha umwami ko natewe n'umujura. Ati nyagasani wambabariye ko umwami arahita anyica. Umwamikazi akinguye urugi, asanga umwami araho, yahamagaye n'abantu ngo baze kugota, ku buryo uwo mujura nasohoka bahita bamucakira. Baramujyana, baramubamba, bamujyana ibwami, bati uyu mujura yaje. Umwami ariko akagira imitima nama ibiri. Uwa mbere, uriya mujura nubwo yantereye urugo, ariko ntabwo yandiriye ku mboga, yanyubashye. Baragenda abiru baraterana, bati ubwo nyine nukumubamba. Umwami afata abo bakeya bajya inama, ababwira uko byagenze byose yabikurikiranye. Bafata umwanzuro bati wose uwo kwica n'uwo kugabirwa. Ati si uwo kwica n'uwo kugabirwa. Bati rero baramuzana, yari azi ko agiye kwicwa. Bamubwira ati sha, atura akagabo, nubwo uri umujura uriba wenda kubera ingeso mbi, ariko nibura wubaha abagore. Baramugabira amashyo, bamuha imisozi, bagira gute.
hanyuma umwami arahindukira areba wa mugore nyirantabwa yataye kubera ko atabyara, yumva ibyo yabwiye umujura ati umugore wanjye asigaye agezaho kwinginga abajura ngo bamuhe ibyishimo. Nawe abwira umwamikazi ati nawe nkurikije ubuzima twagushyizemo urababaye kuba wari ugeze aho winginga umujura utazi aho avuye ngo mugirane urugwiro, nawe ngusabye imbabazi. Ati ngusabye imbabazi kandi uvuga icyo ushaka muri uru rugo, kikiru uranca kugira ngo ngusubize icyubahiro cyawe. Umwamikazi nawe afashe ijambo aravuga ati nyagasani, oya inkuru nayibaze nabi. Umujura bamubajije bashatse kumuhemba, bamubaza icyo yumva ashaka guhembwa. Avuga ati nyagasani, nta gihembo cyandutira ko uriya mwamikazi mwaciriye hariya akaba agezaho kuba yakwifuza kubonana nanjye n'ibi bicocero nambaye, mu mudohorere. Icyo nicyo umujura yasabye umwami. Amaze kugisaba umwami, bazana umwamikazi bati umujura yasabye, twamusabye icyo agomba, igihembo ashaka. Avuga ko igihembo ari uko tukudohorera. Ati none rero twakudohoreye, ati nawe gira icyo uvuga. Umwamikazi afata ijambo avuga ati nyagasani mwami, uyu mujura yanyubashye mu bihe narindimo, atumye mva no mu kato kandi naziraga ko ntagira umwana. Cyagiye umujura yaramupfukamiye ati sogokuru yarambwiye ngo umugore utari uwanjye nzajye mufata nka mama, mufate nka mushiki wanjye, mufate nka masenge, ko kizira. Ariko abwira umwamikazi. Umwamikazi agarura amagambo imbere y'umwami ati uyu mwana, uyu mujura waje kwiba, ariko namusaba ibyishimo akampfukamira anyita nyina, n'ubundi nagiye niwe muntu wa mbere unyise mama, ati mungororere ko aba umwana wanjye. Aba umwana we. Yego. Urumva umujura aho ageze? Abaye umwana w'umwami. Abaye umwana w'umwamikazi. Biraba. Mwami arica agakiza nyine. Biraba bati niba ariko umwamikazi abyifuje, ubwo mujura ubaye umwana w'umwamikazi. Umwamikazi nawe arishima ati none ngiye kwitwa mama w'umuntu. Birangiye abiru bajya gukora inama ati uyu mujura nubwo yibaga kubera akagezo cyangwa ari ibyo akomora mu muryango, ariko n'inyangamugayo. Bajya inama atari ko bariya abahungu bandi biriya bikomangoma nubwo bitiba, ariko harimo ibinebwe, harimo ibiki, harimo bigira urundi rugomo. Ariko uyu twamugize umwana. Umuntu ubona imboga ku isahani ntazirye, umuntu basaba baha uburenganzira bwo kugira ngo ahitemo mu by'umwami atunze, imisozi n'inka, agahitamo ko baha imbabazi umwamikazi, uyu muntu ntiyatuyobora. Ati bikeye kabiri umwahungu bari bamaze kumusiga, maze yabaye igikomangoma. Abiru bakora inama n'umwami bati nyamara uyu muntu ingoma yayishobora. Bwarakeye abiru batumiza inama, babwira rubanda rw'umwami bati rero dore turabamenyesha ko wa mwana twavugaga wavukanye imbuto n'uyu nguyu yari yaragiye ishyanga, amaze imyaka myinshi aba kwa ba nyirasenge, ariko uyu niwe wavukanye imbuto, nawe uzasimbura se ku ngoma. Umujura babaye umwami atyo. Ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru ikomeye. N'abandi bashobora kugenda mu buzima ushobora kugira icyo wemera kugeza ubwo wagipfira. Inzara ikakwica kubera byo, inkoni bakagukubita kubera byo, bakakuvuga kubera byo, ariko ugatsimbarara uvuga ngo nemera ibi. Urumva yari umujura ariko akemera ibyo
sekuru yasize amubwiye. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bagira amahame ushobora kuba rwose ari ibyo ari ingeso zakunaniye, ariko akagira imwe utsimbararaho. Niba nyoko yarasize akubwiye ngo ntukarye mu mihana, ubwo nuko hari abana twiganaga iwabo bari barababuje kurya hanze y'urugo, noneho no muri resitora ataryamo. Twebwe icyo gihe ntabwo twiga primaire, ntabwo twari ku rwego rwo kuba warya muri resitora, wagenda gufata nk'irindazi cyangwa umugati. Tujya mu kizamini cya leta, tuvuye Muhondo na Kageyo, twagiye aho bita kuri sociale Nyiragasuruba mu kizamini cya leta gisoza umwaka wa 8. Abandi baduha impamba 100, 200, kuko icyo gihe irindazi ryashoboraga, twiga mu wa 8 irindazi ryaguraga 5 na senkane yabaga hagije. Turagenda saa sita, icyo gihe twakoraga hari ibizamini bitatu cyangwa 4. Urumva mu gitondo twataga saa 10. Ahantu twagenze uheruka kurya mu gitondo uri concentre ku kizami, babana bo muri wa muryango n'iryo rindazi ntibarirya, kandi amafaranga yabo bari bayafite, ariko kurya hanze y'urugo kizira. Iryo hame bakarigendera, ibindi byose wewe ukaba uri umunyamafuti, mbese ukaba mu bindi, ariko ukavuga ngo iki sinshobora. Ibyo nibyo byatumye umujura ahinduka umwami, kubera ko yubashye irage rya sekuru. Ibyo sekuru ushobora rero kujya kure y'ihame ryawe bikagukoraho cyangwa ntibigukora, ariko iyo bigukozeho wa muntu w'imbere avuga ati kandi sogokuru yari yarabimbwiye, ugapfa yaromora akaba ari gukorogoshora à l'intérieur muri wowe, ugahora wishinja ko ibyago waguyemo ari uko watandukiriye ihame ryawe. So niba wariyemeje kuvuga ukuri, ntuzabeshye ngo kugira ngo uramuke, ntuzabeshye ngo kugira ngo ubone amafaranga, ntuzabeshye ngo kugira ngo udahanwa, kwa kuri kwawe gushobora kukuvana aho, kubera ko ari ihame. Ngira ngo urabyibuka arya Samusoni na Delila. Samusoni ntiyazize kumena ibanga, buriya wari waramubujije kuzavuga aho akomora iriya misatsi. Urikunyumva? Arangije arirenga. So hari abantu benshi rero batandukira amahame yabo, akigira undi kubera inyungu, bakakwereka ibishashagirana, wowe ugahindura wowe w'imbere, ngo ni kugira ngo ibishashagirana bizatuma uw'inyuma amererwa neza, nyamara byangiza wowe w'imbere, ugatandukira amahame yawe. Iyo yaguyemo ntushobora kwibabarira, niyo wakora igihano ukakirangiza cyangwa urukiko rukakugira umwere, ariko waratandukira ihame ryawe, ubwira urukiko ibihabanye n'ibyo wemera. Icyo gihe wowe ntabwo wibabarira, kandi kutibabarira niko wowe w'imbere urashegeshwa, ukambara neza, ishati nziza, by the way, imodoka nziza, inzu nziza, ariko wowe w'indani warashize, paswe urakora ibyo utemera. Niho handi nigeze kuguha urugero rw'uburyo abagarukiramana baza bagateranya abahereza kuri Musenyeri, kubera ko abahereza wenda abagarukiramana babwira abahereza ngo mugende muhanura amaronji n'amapera muduhe. Abahereza bazi ibyo bemera bakabyanga, abagarukiramana bakazacunga Musenyeri akavuga ati ariko hari abahereza bawe uzi ko donc umuhereza aguma ari we. By the way, ntabwo navuze ko abagarukira ubwo hagati ya Musenyeri n'abahereza harimo abapadiri, aho nazimuze kugira ngo nkwereke ngo kuzamuka hejuru. Umugarukiramana akazamuka akagera kwa Musenyeri amuteranyaho abahereza, ariko abahereza bazira iki? Kuguma mu mahame. Mwakire neza iryo jambo. So nuko rero ubwo ni isomo ryafashe ku mutima, kandi ngewe ibyo mbona ari byiza mbizana mu banjye, mu beza banjye, niko nabivuga, nubwo harimo n'abafite izindi gahunda babibereyemo, ariko it's okay. Ngewe amahame yanjye Imana nifasha nzayatsimbararaho, kandi ushobora no kusanga n'ubugejeje iki gihe kubera kutagira uruhande. Abandi bari mu byaba, ari mu mikino yabo,
kubera indamu, kubera inda nini, kugira ngo kubera umuntu w'inyuma, kugira ngo banezeze umuntu w'inyuma, ariko uw'imbere atari we wa wundi. Ni ikibazo kugeraho wigira undi ya abantu bakishushanya reka so isomo rero urumva ko niba irage rya sogokuru rishobora kuvana umuntu muri kategori y'abajura ikamushyira mu y'abami, murumva ko ari ibintu biba bikomeye. Kandi nibyo Dashim nawe akunda kwigisha ku bijyanye na karuma, akenshi ni aho ngaho biba bihera. Bundi ihangane narondogoye cyane, kamere ku kiri current, kuko ibintu bya Rurindo byo nishaka ndabishyira inyuma cyangwa mbyihorere. Kamere ku kiri inyuma, nababwiye ko hano ntago duhimba amakuru, dukora inkuru, ariko tushobora kuzikora dushingiye ku makuru mazima cyangwa batubeshye, ariko twe ntago tuba tugamije kubeshya. Rero ukuri kugira kukamenyekana na interpretation z'abantu zikagera zikamenyekana. Nkunda kubabwira ngo uravuga iki, urakivuga urinde, urakivuga ute, urakibwira abande, urakivuga ryari, ariko nkongeraho ngo urakivugishwa n'iki. So rero amakuru yose tugenda tubona, icyambere nuko abayatugezaho baba bakeneye kugira ngo ko hagira igihinduka mu buryo muri positif kuri situation zihari. Ubu hari case numvise numvise Nyanza nzakomeza gukurikirana, hari iriya ya Rurindo nayo igenda igira ama episode, twagiye tubona ibimenyetso ariko bifite ikindi kintu bihishe. Twagiye tubona umwotsi ariko tukayoberwa iziko aho riri, biragenda biza. Kuri iyi saha nshaka soreze kuri iyi saha i Gasogi mu murenge wa Ndera haravugwa umwana, umukozi wo mu rugo ukomoka mu Gasarenda, ubwo ni mu murenge wa Tarengera ngo muri Nyamagabe. Umwana ugiye kumara ibyumweru 2 mu nzu mu buriri, abwirwa nabi, atarya, azira iki? Bamukoresheje amezi 5 batamuhemba. Ageraho nawe yifitemo izima cyane, kandi niyo amame twavugaga. Umwana ageza ahantu abwira nyirabuja ngo gura serikeye unjyanira usororo, aho kugira ngo unyohereze iwacu ntajyanye amafaranga yanjye. Urumva ko nawe ari umwiyahuzi. Turimo turamwigisha nibura yihangane ave muri urwo rugo, iby'amafaranga hazabe izindi procedure. Ko nyirabuja mfite na audio, by the way, mfite na audio ya nyirabuja arimo amubwira ati nujya kundega nzavuga ko nzakwishyira mu byiciro, ariko se 25,000 nzanajyayo. By the way, urugo rwabura 25 byo guhemba umukozi urarureba ukarumenya. Nyirabuja umukozi audio yavugaga ukuntu umukozi yahamagaye mukuru ngo namwishyurize. Nyirabuja arabyumva, noneho wa mukuru we yahamagara nyirabuja amwishyuza. Nyirabuja abirakariramo, abita ibigorya, abita ibicucu, amubwira ati noneho arimo amubwira ngo ntuzongera kurya inkono utatetse kandi ntacyo wakoze. Umwana ubu icyumweru agiye kukimara ntarya, ari mu buriri, ariko nawe yaratsimbaraye gusisiga amafaranga yawe y'amezi 4. Bamuhembye kumwe, bamuha gahunda yo kumuhandi, iminsi bamuhaye irarenga, hanyuma itariki 21 yatangiriyeho akazi zigeze, aravuga ati ntago nkomeza gukora ntahembwa, kandi ndava hano mpemba ruragigira. Ubu rero nk'uyu mumama uyu mugore w'Igasogi, impamvu audio ntashaka kwishyiraho, nzayishyiraho bamaze kuyeditinga, kuko avugamo amazina y'abana be, ngo niba narikaniye ni nako akoresha, ngo niba naraje kwikanira kanaka abana 3 akabavuga amazina. Abo rero ngomba nkabanza nkabakuramo, kuko abo bana bo ntacyo bamara mu nkuru. Yego. Ariko ikigaragara umugore mbega ubugome buri mu bantu. Ariko ni hahandi ugomba kureba n'uwo mugore se we ni normal.
kwambura 25,000 iyo byabaye ikirarane biba menshi, ubwo biramusaba 100,000, kandi 100,000 muri Kigali byo ntabwo ari iby'uwenze, ushobora gusanga wenda nawe ntayafite, ariko hakabaye hari n'abahuza. Umwana arabyihererana agenda gute, ariko urumva bizarangira, bishobora no kurangira. Impamvu iyi topic ariyo nshyize imbere ni ukugira ngo nibura dukumire either umwana aticwa n'inzara mu nzu, cyangwa se akiha ibiryo nyina akamukubita akamwica cyakamugira nabi. Urumva ni ibihanga bibiri mu nkono imwe. Umugore nyir'urugo aravuga ati taha iwanyu nzaguhamagara nkwishyura. Umukobwa ati simva hano ahembwe. Nyirabuja akavuga ati niba uri hano udakora rero nanone ntiwemerewe kurya, ati nzaza ngukubitire muri ubwo buriri nkwiciremo. Umukobwa nawe ati nzava hano aho kugira ngo nsige amafaranga nzahasiga ubuzima. Mu nyumvire iyo situation. Ni Gasogi niba ari Cyaruzinge cyangwa niba ari Rudashya, uko biri kose ni ku musozi wa Gasogi, cyangwa mu Bwiza ni ku musozi wa Gasogi. Tuzanagira nta nubwo birenza kino cyumweru, ntabwo birenza kino cyumweru tutageze. Ariko mwumva ibyo bintu, mwumva abo bantu. Twari tumaze iminsi dukoze ikiganiro cy'umugore wakubise umukozi icyuma hano muri quartier aho ntuye. None umva uwo nguwo yamwambuye, ariko umukobwa arumva nawe n'inguguzi niko nabyita, n'indya ryahuye n'indyamirizi. Nyirabuja arashaka atahe abone uko amwambura. Umukobwa nawe ati aho kugira ngo nyasige njyana rusoro. Yego. Ari no muri audio hari naho amubwira ati ko wafashe muri kwa kwezi kumwe naguhembye ugakora itike ikugeza iwanyu, amafaranga ko nzayohereza kuri momo. Umukobwa ati uyampemba se wayampembye arayitike, ati nayikenuje mu bindi mpaka mu mpembe maye ngayo nguko. Urumva nk'iyo case ibaye ikavamo ikibazo, abantu baracecetse, cyangwa se nkanjye ubwanjye wabimenye, kuba nabimenye simbivuge nanjye yoromoro nayigira. Turebe ukuntu wenda twasovuye umwana, wenda haboneka abahuza, nyirabuza wenda amutere nka senkani, umwana nawe bamwigisha ataha iwawe Nyamagabe, senkani zisigaye inzego zikurikirane uko uyu mubyeyi azayaha uyu mukozi. So ubwo iyo ni byanze bikunze umukobwa tuzabonana cyangwa tugere no kuri iyo nzu, ariko nibura no gukumira. Ntabwo nategereza ngo nzabanza kubabona, kandi harimo risque de mort, ko umukobwa nakora mu nkono ni inzara nimwica karya, nyirabuza azamurangiza. Yes. So byari ibyo ngibyo. Hanyuma case ya Rurinda cyari ngari cyane, ariko icyo maze kumenya nuko ikintu cy'Ururindo ku bitaro cyatutumbye kifite ibindi bikiri inyuma byinshi. Ibaruwa byamaze kumenyekana, ba nyir'ubwite bambwiye ko ibaruwa atari bo bayanditse, n'abayandikiwe ntiyabagezeho. Ni ikintu cyahimbwe, gihimbwa n'umuntu ku mpamvu zikomeye. Uko byagenze, umukozi ibitaro bya Rutongo, uriya mukozi uvugwa mu ibaruwa yabigiyemo agenda nk'icyabakanga, ngira ngo banamwitaga Rutabikangwa, agabanya akavuyo. Urumva nk'umujyanama wa Deje, kwa Deje si ukwinjira uko wiboneye, uko wambaye, uko wiboneye. Kwa Deje ati hagera aba chef de service. Ni nkuko avuga ngo kwa meya hagera gitifu w'umurenge, apana mudugudu, ubundi mudugudu agera kwa urumva icyabakanga Rutabikangwa ageze mu bitaro agabanya vaevie zabaga mu biro bya Deje. Ati hano hazajya hinjira umuntu ufite service akuriye. Umukozi usanzwe azajya abwira chef de service, noneho chef de service uzana ikibazo kwa Deje. Ubwo yari yahasanze akavuyo kenshi, hari n'ibyo nari sanzwe nzi. By the way, iyi nkuru ngewe yagiye kugera hanze, abantu ba mbere bayitangaje ngi nayo nyimana nyamezi 6 nyitera izange metero, byose bishabikiye kuri Deje n'imibanire n'abakozi n'abandi batari abakozi, ibintu byinshi cyane. Ariko hari case ihuzwa niyo ku bitaro bya Byumba ijyanye n'abantu basinyaga mission, umubare wa ordre de mission ukaruta uw'iminsi y'akazi. Ukwezi kumwe ugasanga afite ordre de mission 25, kandi iyo minsi mu minsi bakora umukozi wa leta ntabwo ashobora kugeza iyo minsi.
none ugasanga ahora kuri tele atagiyeyo, yirwa mu biro akohereza igipapuro na motari ngo yagiye gusura abafite ubwandu cyangwa abajyanama b'ubuzima, ari ibihimbano, ugasanga kirarunze ibi bintu. Ari ku bitaro bya Byumba birahari, no ku bya Rulindo byari bihari, icy'abakanga kitarahagera, ngo n'ahandi birahari, n'abandi birahari. Ni gute umukozi agira ordre de mission ziruta umubare w'iminsi akora? Yabwo audite mana yanjye simbizi, usibye ko simbizi ko bigenda. Hanyuma rero uwo mudamu agera mu kigo, ako kavuyo vaevye zo mu buyobozi arazihagarika. Nizo ordre de mission bamwe akajya abanza ku zimwe akazisubirishamo, bati wowe kutigeze urenga ha wagiye ryari, gutyo. Bamwe rero ntibabyishimira. Mu batarabyishimiye harimo n'ukekwa ko mu batarabyishimiye, abo nibo bashobora kuba bari inyuma ya kiriya kibaruwa. Birangira ariko nabo ibyo abakoze ikibaruwa bahereye ku buryo ngira ngo umudamu uvugwa muri iriya baruwa yaturukanaga na deje i Kigali, bakagerana ku kazi bagatahana. Ibyo nabyo ni ibindi bintu abantu bashobora guheraho, ariko icya mbere ni ukuba yaraje agaca icyo nakwita nk'akavuyo mu biro by'umuyobozi. Birangira andi makuru nari maze kugira, nari nyamaranye igihe, byageze wa wundi uriya mudamu uvugwa mu ibaruwa agiye muri congé de maternité, agaruka ajya kubyara, bavuga ko agiye kubyara inda ya deje, ahubwo agarutse bamushyira mu ikipe irwanya deje. Irimo n'iki n'ibijyanye n'ingengabitekerezo, ibishingiye ku moko n'uturere, babimushyiramo. Ankete zirakorwa, abari muri ibyo bitaro barabizi, barakurikirana. Hari nabo byahitanye, hari abahawe za mitasiyo, hari n'abahagaritswe, mbese abantu baramenyekana babiri inyuma. None uno munsi basohoye ibaruwa ivuga ngo uyu muyobozi natanga indezo, ngo umugabo w'umugore yandika ngo natanga indezo, cyane ko ntamurusha ubushobozi. Uyu mugabo uyitiriwe iriya baruwa yaranyihamagara, nubwo tutavuganye umwanya munini. Yamamagaye we umunsi twagomba kujya gushyingura nyina wa Swakim, arampamagara ntafite umwanya wo, ariko turavugana, ndamaza ngo ari amazina yawe, ati yego. Ni wewe wabyanditse? Ati reka da. Ariko murumva intandaro iri hehe? Iri mu kigo uko cyasanzwe, uko uriya mudamu yakigezemo kimeze, na gahunda yashyizemo. Hari ababyishimiye n'abatarabyishimiye, hanyuma bakomeza gucura izo gahunda. Ikindi cyo nanone ari ibintu bibiri nkunda bitari muri no nkura ibintu bibiri ndumva. Abakozi babiri bakorana bujuje imyaka, bagize ibyo baganira, ntawe ugomba kubyivangamo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bagize ibyo baganira bibangamiye isezerano ry'umwe, uwemerewe kubivugaho n'ufitanye n'umwe muri abo isezerano. Icyo si icya kabiri. Icya gatatu, ntabwo icyo nari nanakivuze, aho uriya mugabo mvuga ngo uyu mugabo ntashaka kurekura umugore kandi arashaka ko bamurerera. Either wahitamo ngo ngwino utware umugore wawe, ngwino utware umwana wawe na nyina. Ntabwo byari normal kumva ngo zana indezo mu rugo rw'undi, twara umwana na nyina. So ibyo rero nibyo byakomeje kukomplika dossier, ariko ibyinshi inyuma ni ibyaberaga mu bitaro mbere yuko uyu mudamu hagera, hanyuma akabihagarika ntibabyishimire. Ubwo rero byaje kurangira nawe abonye promotion, none bikomeza kumukurikirana, bimusanga naho yarari, babantu bagikubita agatoki ku kandi, ariko byanze bikunze harimo ikibazo cy'ibitagenda bishingiye ku kazi. Ariko n'umuyobozi ntabwo ari shyashya, by the way. Burya muri milieu dukoreramo abari ntoya cyane,
iyo uvugwaho abagore barenze batatu muri kamiriye k'akazi gusa tutagiye hanze y'akazi bwabyo byabaye too much kandi nta bivugirwa ubusa ese ntabwo wenda kubyarana bari ubukabya cyangwa bakavuga uyu nguyu mu mwanya wuriya ariko haba hari umwotsi byanze bikuza ya ensanuvapa nuko nguko bizakomeza ni amaseri kuko hari icyo biri kugenda biriviringa abakora audit mu mavuriro bareba ibyo bintu kuko ibijyanye n'amafrais de mission y'umurengera mbizi korona ikivamo ku bijyanye ariko bivugwa ku bitaro bya Byumba ngo ni muri Gicumbi nongeye kubyumva nanone ko na Rulindo byaba bihari ubwo abakora audit mu bitaro bafunguke kuko idosiye ya Byumba yo yageze n'ahandi hantu nubwo itakomeye batayikomeje ariko yageze mu nzego zibishinzwe zirabizi kuko ntabwo zizi ko mbizi ariko inzego zikorera mu bice bya urenze Sky inzego zikorera hagati ya Sky na Unatracom dosiye ya Byumba zirayifite nubwo ibintu byinshi offense ikibazo nuko izo nzego zo gutangaza ntabwo ari biri mu nshingano zabyo ushobora kwifataho umwanzuro reaction umukozi umwe akavanwa mu mwanya akimurwa cyangwa se akarebwa igitsure twebwe ibyacu rero iyo twabimenye twebwe dutunzwe no gutangaza ntabwo ducukumbura ibyo kubika iyo twabimenye yego nubwo ngubu ibyo bya Byumba kubera ko byavugwagamo abantu bamwe na bamwe tuziranye kuko ari iwacu nanahabaye nanahakoze abo nigishije cyangwa abo nigishije abavandimwe babo nabigenzemo gakeya byibukijwe na Rulindo dosiye ya Rulindo y'abantu bakoresha ubundi uri de mission zarengenye mu cyumweru se ubwo numva mu kwezi 16 ariko abantu 20 ugasanga ikirundo ibyo bintu abantu babirebe so urumva rero yabaruwa y'igicupuri itumye tumenya ari kesi y'ingenga bitekereza jenoside yavugaga mu bitaro hakaba ari nababaye victime bayo ari kesi yabahimbaga inyandiko z'ubutumwa ari kesi yandi makimbirane donc urumva byose ni ikintu kirundarunze kuko ntabwo umuntu yafata initiative yo kwandika ibaruwa ahimba amakuru ku busa karacyariyo sigaye numva ngo bamwe ngo bakitishaza iyo turi muri front line bavuga ngo harimo ishaza akantu karacyarimo uriya mugore uvugwa ntagikora aho ngaho ariko baracyakomeza bamukurikiza niba byaranabaye akaba atakihakora bamuhaye amahoro ariko ni ikibazo ngaho ibaze no kumanaginga bene iyo community hazamo bya bintu nakubwiye by'ibijyanye n'ingenga bitekerezo ngo bishingiye ku kuba abantu bahakora batahakomoka icyo kikaba ikibazo kandi baje gukorera abaturage baho ngaho utwo tuntu ndabivuga ko kugira ngo abantu bakurikirane barebe ushobora gusanga atari hari nuko byasambaratitse byagiye hanze ushobora gusanga hari n'ahandi hari bene utwo tuntu isaba rero ngo abantu bagende bitonze hari biba bihari bamwe bakabikemura amiable muri cuisine interne numva ngo iriya baruwa idasohoka niyo ndege yishiremo iriya baruwa idasohoka n'ibyo byose ntabwo byari kujya hanze ariko urumva ko Rulindo n'ibitaro bya Rutongo harimo utuntu twinshi ubundi baruwa nk'iri isohotse muri zone yawe wopereramo wabishaka utabishaka urabizamo ube meya ube mu nzego z'umutekano ube gitifu umurenge ube deje ube rwiyemezamirimo ibyo byavuzwe iwanyu nta mwere donc pourcentage ni itangana ariko nta mwere wabyo ababibonye ababizi ababirebera ababicecetse urumva kugeraho umuntu ajya gufata icyo rankakira ko nubwo bashobora kubyoroshya byavamo n'ibyaha uriya muntu amenyekanye bashobora kumuhana bakamwirukana ku kazi bakamuha mutation disciplinaire cyangwa se uriya mugabo akajya avuga ati umuntu yanditse baruwa anyiyitirira kandi ntabwo byagorana kubimenya ubushe nari nabibabwiye ngo
ibaruwa ushobora kuyijyana muri RFI bakamenya ngo yasohotse muri mashine yihe IP address. Ibaruwa aho yandikiwe hagomba guhita hagaragara, ntago byabura. Ikoranabuhanga naho rigeze, ntago uwo muntu azamenyekana byanze bikunze. Bazareba ngo ibaruwa yandikiwe muri mashine yandi, niyo yashaka kubisha yifashishije undi mugenzi we, imetero akomeza ukazitera ukareba ngo ninde ugendagenda muri ino siberi. Bakabaza wa mwana wo muri siberi muri siberi bati ninde wo wahariye muri ya service uza kwandikisha hano. Izo muvuma bakazikurikirana. So rero urumva buranije mbasezeraho. Icyo shaka kubabwira nuko akantu gatoya gashobora kutugeraho tukakamanaginga tukagatangaza uko kari, ariko ubundi gahatse ibindi byinshi. Urumva pratiko mu gihe ntago natinya kuvuga ko bira bitaro simbizi. Harimo ikibazo cy'imiyoborere. Harimo ikibazo cy'imiyoborere. Uyu mugabo nawe ntago sinzi ko bizamworohera. Gushe twari twavuze ko iyo byamaze kuza amakano kameze nk'agatogo kameze gutyo, umuntu muvana muri ya community amenyereye kamujyana mu runda neza akibagirana akaguma ari deje, ariko bakamuvana muri ya zone irimo bya bibazo bakanamugira n'inama ngo dore uvuye aha ugiye aha itwaruke. Ibyo rero ibintu abantu bagomba gukorana ari muri santé y'akarere ka Rulindo n'abandi bafatanya bikorwa. Uyu mugabo vraiment uyu mugabo uvugwaho donc afite umugore w'isezerano ngo w'umurokore simbizi, wifitiye n'amafaranga wiyakiriye kubera ibibazo by'ubuzima, afite barimo baramuvugaho ukora mu mihanda engineer hari, bakamuvugaho uyu nguyu iriya baruwa bavuga ngo yabyaranye nawe, ari n'uwanditse ibaruwa ubwo harimo akandi kantu ntabwo yapfa kuyandika, ubwo hari akantu abitse n'abandi. Ubisaba ngo bamugire inama za hafi cyangwa se hagira igikorwa nibura ajya ahandi hantu nawe, kandi nawe kuba haravugwa ushobora kwafekita akazi ke. Ntabwo akora yitonze. Niba buri munsi agomba kubyuka ahangana n'ibyasohotse mu itangazamakuru, ntabwo ari gukora. So kugira ngo akore abe productive abyara umusaruro, nuko bamuvana muri iyo situation, either bamwambure amashami avugwaho ibyo, cyangwa se we bamukuremo muri abo bantu. So ngira ngo muri make ndumva uruhare rwanjye rwabo urwo ngurwo, nagerageje kwigengesera kandi abo naba nakomerekeje bitari ngombwa. Nta mazina navuze, ariko iyo uvuze amapose bamwe baramenyekana, ariko rero igihe bizaba ngombwa byose tushyire hasi. So mwakoze cyane rero, mwihanganire iri joro n'aya mashusho mubona atasa neza, bwadukereyeho kubera gahunda twabanje, ariko nta mutima mubi, ntago duhimba amakuru, aratwizanira. Nitutangaza amakuru atariyo tuzabazwe gutangaza, ariko abayaduhaye nabo muri sosiyete nyarwanda, kandi niyo duharanira kunoza. Niba tufite sosiyete yahimba amakuru, ntago ikibazo harya ngo nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Ntago ngiye utangaza nakabaye ari nge bazwa kandi ari uwahimbye ahari byagahereye aho ngaho.